Turabasuje abadukurikiye kuri Clay Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugarutse nka Clay Brothers mu kiganiro cyacu cyitwa Tinyuka Wige Bibiliya. Ni ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi. Uyu munsi mbere ko tuvugana topic tugiye kuganiraho, muri kumwe nanjye Emmanuel Nsenga ndetse na mwene data mubona kuri kamera Eric Niyomfura. Mbere yuko tuganira munyemerere tubanze dusenge. Turagushimiye Data twese mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe ryanihimbazwe. Nyagasani turakuragije kugira ngo ibyo tuganira biturutse mu ijambo ryawe udusobanurire ndetse bitugire umumaro n'abadukurikiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Mwene data Eric, tumaze igihe tuganira ku buryo umuntu yabona agakiza. Twabonye byinshi kuntu Imana ibigiramo uruhare, kuntu Imana ari nayo yanabitekereje n'umuntu atararemwa. Twabonye uruhare nanone umuntu abigiramo. Akaba aha ngaha ari naho nshaka ko twibanda cyane. Gusa ariko ikibazo mbere ko mbaza ikibazo, reka tusome mu Befeso igice cya 2:8-9 hari amagambo avuga ngo ni ikibazo gishingiye: mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Uyu murongo wa 9 urasa n'uza kuvuguruza ibyo tumaze iminsi tuvuga, ngo ntibyavuye ku mirimo, kandi tubona ko hari uburyo umuntu yabigizemo uruhare kugira ngo nako umuntu abigiramo uruhare kugira ngo abone agakiza. Ibi bintu wadusobanura buno ubuntu bwavuzwe ku murongo wa 8 n'aya magambo ari ku murongo wa 9, ukabihuza n'ibyo tumaze iminsi twiga, cyangwa hari aho bitandukanira? Okay. Kugira ngo tubashe kumva neza, iyo bavuze ubuntu, gukizwa n'ubuntu, tugiye kwifashisha urugero. Yego. Ariko mbere yuko dutangira, reka manza nsuhuza abadukurikiye. Abadukurikiye turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Uwiteka abahire. Amen. Tugiye rero gukomeza tuganira ku kibazo mwene data yarambajije. Ese ubu ko twabonye uruhare umuntu agira, nako twabonye uruhare rw'Imana mu gukizwa k'umuntu, tubona uruhare rwa Yesu, tubona uruhare rw'Umwuka Wera, ariko noneho twanabonye n'uruhare rw'umuntu kugira ngo umuntu abashe gukizwa. Yego. None se ko kandi umuntu afite uruhare mu gukizwa kwe, hano bije gute ko bitavuye ku mirimo? Kugira ngo tubyumve neza, tugiye gufata urugero rwo mu buzima busanzwe. Ngira ngo uraza kudufasha kubyumva neza. Yego, yego. Umuntu tumugereranye n'umurwayi, Imana tuyigereranye n'umuganga. Umuntu n'umurwayi kandi koko, kuko inyuma y'uko umuntu akoze icyaha, muri we yinjiwemo na virusi y'icyaha, sibyo? Kandi icyo cyaha cyagombaga kumurimbura, kuko uwishe itegeko agomba gupfa. Burya nta mahitamo yandi aba hari ku Mana. Uwishe itegeko agomba kugira gute? Agomba gupfa. N'umuntu rero yagombaga gupfa. Ariko Imana nubwo ari umuganga, twagereranyije n'umuganga, ariko ni umuremyi, sibyo? Bona nubwo ari umuganga, yanafashe n'umwanya wo gushakira igisubizo indwara umuntu yaremye yarwaye. Muri make Imana ihise ihinduka noneho n'umukozi w'umuti. Urikumva? Imana yabigenje ite rero? Imana kugira ngo ikemure ikibazo umuntu yari yaguyemo cy'icyaha, yashatse umuti, yohereza Yesu kuba umuti w'icyaha. Yesu araza mu isi, abaho imibereho yo gukiranuka, arangije apfa urupfu umunyabyaha yagombaga gupfa rwo ku musaraba. Burya uwashaka yavuga ko umuntu cyangwa twese abantu dukizwa n'urupfu rwa Yesu, sibyo? Tugakizwa no gukiranuka kwe. Kuko urupfu rwe ntirwari kugira agaciro iyo ataza gukiranuka, sibyo? Kandi niyo dukomeje no hirya mu buryo umuntu akizwa, dusanga ko urupfu rwatumye Imana ibasha kurekura imbabazi zayo, kuko hamenwe amaraso kugira ngo icyaha kibabarirwe. Ariko no gukiranuka Kristo yabaye hano mu isi kuratwambikwa iyo tumaze kwizera, kugira ngo tubashe kubona uburenganzira bwo kuba mu ijuru. Kubera ko burya turamutse dukizwa n'amaraso gusa, twababarirwa ibyaha,
ariko ntabwo twabasha kujya mu ijuru Ngiye. ko mu ijuru hajya abakiranutsi. hajya abakiranutsi kandi iyo tukimara kwizera yewe na nyuma y'uko twamaze kwizera gukiranuka kwacu ntikuba guhagije bona nubwo tuba twabukoreshejwe n'umwuka wera kubera ko kuba kwakozwe n'imibiri yanduye. Yego. Guhazwa gusa iyo hongeyeho imibavu kandi iyo mibavu nta yindi ni Kristo. Imibavu nta yindi ni ugukiranuka kwa Yesu n'amaraso ye. Uri kubyumva? Yego. Numva rero ibyo bintu bibiri Yesu yakoze, gukiranuka kwe ndetse n'urupfu yapfuye ku musaraba n'amaraso yameneye ku musaraba, ibyo ni umuti w'icyaha cy'umuntu. Kuko ibyo ngibyo byanatumye Imana irekura imigisha yose yari yarateganyirije umuntu kugira ngo abashe gukira. Si byo? Imana rero yabaye umukozi w'umuti. Muri make yateguye umuti iwushyira hariya. Yego. Imaze kuwutegura yohereza intumwa zo kujya kumenyesha ikiremwa muntu yuko ya ndwara kirwaye yaboneye umuti. Uri kumva? Niko kohereza abantu bagenzi babo bari bamaze kunywa wa muti, sibyo? Irangije ibohererezanya n'ijambo ibohereza bakoreshwa n'ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka wera. Byane twabonye ku ntambwe ya kabiri niba nibuka neza. Ku ntambwe ya mbere aho Imana yohereza abantu ikoresheje umwuka wayo binyuze mu babwirizabutumwa ndetse no mu muri make ubwo turi kwiga intambwe ya mbere urebye, sibyo? Imana yateguye igitambo, sibyo? Yateguye umuti, irangije inohereza n'abagomba kujya kumenyesha abantu ko hari umuti. Abantu bayobowe n'ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka wera. Yego. Uri kumva? Hano biri kumvikana? Birumvikana cyane. None nkubaza ikibazo tukiri aho. Mu gutegura uwo muti hari uruhare umuntu yabigizemo? Reka narwo. Umuntu rero iyo abwiwe iby'iyo ndwara arwaye, icya mbere ni ukumenyesha indwara arwaye. Kuko hari n'abantu batazi ko bafite ikibazo cy'icyaha, sibyo? Iyo rero abantu bamaze kumenya ikibazo cy'icyaha bakanerekwa n'umuti, ibintu bakorerwa n'Imana ubwayo ibinyujije mu babwirizabutumwa no mu ijambo ryayo n'umwuka wera, bo nibo ubwabo bagomba kwifatira icyemezo niba bakeneye gukira iyo ndwara cyangwa batabikeneye. Ku buryo se uwo muti awubona nta kiguzi bacyagenda turagera igihe cyo gusubira ku muti kandi barimo barakumenyesha ko hari umuti. Yego. Sibyo? Yego. Tuvuge hadutse icyorezo runaka, ariko abantu bakabapfa batazi ibyo ari byo. Ejo Minisiteri y'Ubuzima ikagenda igakora umuti cyangwa ikawugura hanze ikawuzana, kwa kundi muri Covid byagenze bagiye bakazana inkingo, sibyo? Inkingo se ntibazidutereye ubuntu cyane. Barazizanye bahamagariye abantu kuza kuzikingiza. Kwikingiza. Yego. Uri kumva? Nk'uko ababwirizabutumwa bahamagarira abantu kuza gusanga umuganga ari we Yesu. Aha birumvikana. Uri kumva? Abantu bafashe icyemezo cyo kwanga kujyayo. Ntibivuze ko inkingo zitaguzwe. Yego. Zirahari. Muri make agakiza karahari. Ufashe icyemezo akajyayo ni umurimo agomba guhemberwa cyangwa ni ku nyungu ze? Ni ku nyungu ze. Ntabwo rero icyo gihe wari umurimo uri buze gutuma habaga cyakibuya, ahubwo ni inyungu ze, ni ugukoresha ubushake bwe mu yandi magambo. Kuko ntabwo Imana itwaza agatuza. Ubundi iyo bari muri leta itwaza agatuza bafata abantu ku ngufu bakabajyana kubakingira ku ngufu. Uri kumva? Ariko ntabwo Imana ariko imeze. Imana yo ihamagara abantu ku neza, ku bushake, bakaza kureba ku muganga, bakaza kuri Yesu mu yandi magambo. Kuko ababwirizabutumwa bakwiye guhamagarira abantu kuza kuri Yesu, kuza kwiga Yesu, kuza kwicara ku birenge bya Yesu. Yego. Urumva inshingano y'ababwirizabutumwa. Rero uwo muhamagaro hari ushobora kwanga, nako binabaho, hari abanga kuwitabira. Abo ngabo rero baribujije amahirwe, ariko abemeye kuwitabira baraza bagasanga muganga. Aribyo byari twise gufata icyemezo cyo kuza kureba Yesu. Ya ntambwe ya kabiri. Yego. None baza bamugeraho bakisuzumisha. Mu yandi magambo bakagira gute? Bakitegereza Yesu. Bakitegereza Yesu. Uri kumva? Iyo bitegereje Yesu rero igikurikiraho ni uko basobanukirwa neza
n'ubwoko bw'indwara barwaye, barimenya bamenya ikibazo cy'icyaha, bakamenya aho biri gupfira n'icyo babura, babifashijwemo n'umwuka wera. Andi muri Yohana 16:8 avuga ngo ubwo azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, sibyo, abemeze ibyo gukiranuka, si iby'amateka. Aho uri kubyumva? Muri make, kwitegereza Yesu ni nko guhura na muganga, akakwereka indwara urwaye. Iyo umaze gusobanukirwa rero n'indwara urwaye, uwo muganga atuma muri wowe ubona neza ikibazo ufite, ndetse ukumva ushatse kukireka. Aribyo twita kwihana, ukakireka mu mutima wawe rwose, ukitandukanya nacyo. Yego. Uwo muganga rero agenda kwereka, nyuma yo gusobanukirwa n'indwara yawe, ukaba kandi uyanze, ngaho yature, ya ntambwe ya 4, ukumva nako ya 5, ko wakihannye, ya ntambwe ya 4 nyine wacyanzura wakihanye, wacyanze witandukanya nacyo, iyo ni intambwe ya 4. Uracyatura intambwe ya 5, ahubwo ati rero numara kucyatura, fata ubushake bwawe bwegurire Yesu. Icyo ukora ni ukumvira, ariko urimo urumvira ku nyungu zawe, uri kumva? Ntabwo ari ibikorwa uribuze guhemberwa. Yego. Ahandi ho iyo tugiye kwa muganga baducana consultation, ariko Imana yo ntayiduha, ntayiduca, ni ubuntu nyine, ni serivisi z'ubuntu, nta kiguzi twebwe tubyishyura ibyo ngibyo. Akatubwira ati okay, numara kwegurira umutima wawe rero Yesu, no kukwegurira umutima wawe Imana, saba imbabazi kandi wiringire kuzihawe. Twabonye neza ko no kwizera kwako nk'uko kwiringira ubwabwo nabyo ni impano ituruka kuko wateze amatwi wa muganga, kuko mu Baroma 10:17 baravuga ngo kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Wa muganga rero atuyobora mu byanditswe byera, akatwereka intambwe ku ntambwe uko dukwiye kugenda dukora ibintu, sibyo? Uko dukora ibintu rero twe tubikora ku nyungu zacu, tugamije kugira ngo dukire. Ntabwo rero Imana iyo idukiza kuko twabikoze, yego, ntabwo idukiza nk'igihembo iduhaye cyuko twakoze ibyo. Kuko n'ikimenyimenyi iyo tumaze kwizera tubabarirwa ibyaha, sibyo? Mu dukorerwa ibintu bine bikubiyemo mu kubabarira ibyaha. Yego. Icya mbere, umwuka wa Kristo aza ukatuhatura ku cyaha. Umwuka wa Kristo sari icyo tuba twawuguze, hari ikiguzi se dutanga. Muri make ni nk'aho twinjiye muri farumasi irimo imiti 4. Umuti wa mbere ni umwuka wa Yesu, ni umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Umuti wa kabiri ni amaraso ya Yesu, yandi atwezaho ibyaha byacu mu mitima yacu. Umuti wa gatatu ni umwuka wera, wa wundi utuzanamo kamere y'ubumana, utuzanamo umutima mushya. Umuti wa 4 ni ugukiranuka kwa Kristo, kwa kundi twambikwa iyo tumaze kwizera. Iyo miti iri muri farumasi y'Imana, sibyo? Yego. Kandi tuyihabaga ntacyo dutanze. Ni ikibazo gusa cyo kwiringira yuko Imana ibyo ngibyo iri bukore, kandi tukayihabaga. Ndetse iyo usomye muri Bibiliya bakubwira ko ubwo buntu duhabaga iyo twizeye, tubwakiriza ayo maboko yo kwizera. Kuko iyo usomye mu Baroma 5:1 wumva ukuntu havuga, n'uwa 2 haravuga ngo, Abaroma 5:1 n'uwa 2 bavuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera. Yego. Iyo hano bavuga kubwo, iyo ugiye mu Cyongereza baravuga ngo through faith, binyuze mu kwizera. Mu yandi magambo, kwizera ni nkaho ari imiyoboro inyuzwamo ubuntu bw'Imana kugira ngo butugereho. Kwizera ni nk'ari amaboko twakiriza ya miti iri muri farumasi y'ubumana y'Imana. Yego. Wa mwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu, ko ntushobora kutugeraho tutizeye. Ya maraso ya Yesu twezaho ibyaha mu mubiri yacu nako mu mitima yacu. Wa mwuka wera utuzanamo kamere y'ubumana, sibyo? Ukanatuzanamo ubushobozi bwo gukomeza amategeko. Byose ni iki? Ni ubuntu, sibyo? Ndetse no kwa gukiranuka kwa Kristo nako kutugeraho binyuze mu kuba twizeye. Rero ni amaboko twakiriza imiti iri muri farumasi y'Imana. Ni nko kujya kugura imiti ukagenda ugahita utega amaboko bakaguhereza, ariko ntabwo twishyuye.
ugeze wishyura neza ngo uko kuba guteze ibyo nabyo ni igikorwa cyo guhemberwa. reka niyo mpamvu rero bivuga ngo no kuba wagiye ubundi abandi twabifataga nk'ikiguzi kandi ntabwo ari byo. Wagiye ni inyungu zawe, guhaguruka ni inyungu zawe, kuko rega ingoma y'Imana ni nka leta y'umudendezo, ni nka leta ihugu ubwisanzure abaturage babo. Niba hari indwara ikaba yabamenyesheje ko muza kuza kwivuza iyo ndwara, ntawe uri buze gushyiraho agatuza. Oya, wowe ubwawe uri buze gufata umwanya ugende ujye kwa muganga gusuzuma. ugiyeyo nasanga uyirwaye akwereke aho uri buce ujye kuri farumasi. uri ku sibyo, nugera kuri farumasi baguhe ya miti, ariko aho hantu hose nta giciro ugeze wishyura. ntacyo uri kumva? nta giciro ugeze wishyura. icyo uri gukora wowe urimo urakurikirana inyungu zawe, urimo urakoresha uburenganzira bwawe wahawe bwo guhitamo, kandi natwe twahawe uburenganzira bwo guhitamo. Niyo mpamvu muri Yesaya 1:18 havuga ngo nimuze tujye inama. uri kumva? Imana ibwira abantu ngo nimuze tujye inama, nayo ibyaha byanyu byatukuratse kuko iki kintu kiri kumvikana. Rero ni ubuntu nyine, ni ukuvuga ngo ibyo bintu twebwe tugira ubushake bwo gukurikiza inzira batweretse yo kugira ngo tubigereho, ariko ntacyo twishyura kugira ngo tugire gute, kugira ngo tubihawe. Niyo tumaze kwizera tukababarirwa ibyaha, ariyo muri Bibiliya twita gutsindishirizwa cyangwa se guhindurwa abakiranutsi binyuze mu kwizera, dukeneye no kwezwa, sibyo? Kandi kwezwa twabonye neza ko tukubashishwa n'umwuka wera, nkuko twabisomye mu Batesalonike ba kabiri ibice 2:5 niba ntibeshye, sibyo? Twabonye ko twezwa n'ukuri ndetse n'umwuka wera, ndetse twabonye neza ko uwo mwuka wera dusomye mu Bagalatiya 5:4-5 yuko uwo mwuka wera utubashisha noneho gukomeza amategeko y'Imana. Rero uwo mwuka wera utubashisha gukomeza amategeko y'Imana tukanayakomeza, aribyo byitwa kwezwa, sibyo? Ariko nubwo tuba twakoze ibikorwa byemewe, nako ibikorwa byo kumvira amategeko y'Imana tubishobojwe n'umwuka wera, n'ubundi imbere y'Imana ibyo bikorwa ntibihagije, kubera yuko ntago Imana ibyishimira cyangwa binezeza. Kubera iki? Kubera yuko biba byakozwe n'imibiri yanduye. Niyo mpamvu dusoma mu Byahishuwe 8:3-4 ko amasengesho y'abera yongerwaho imibavu kugira ngo abashe kuzamuka ku ntebe y'Imana. Reka tubasome twumve. Yego. Ibyahishuwe 8:3-4 havuga ngo iki? Ngo haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera. Urumva? Marayika ahawe imibavu myinshi ngo agire gute? Ngo ayongere ku masengesho y'abera. Ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamuka imbere y'Imana n'amasengesho. Yego. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo ibikorwa byacu dukoze bizamuka, harimo no gusenga, bizamuka imbere y'Imana bikongerwaho imibavu ayo maraso ya Yesu. Iyi mibavu rero ivugwa hano ni iyihe? Bivuze neza, ni amaraso ya Yesu no gukiranuka. Reka tubisome mu Efeso 5:1-2 havuga ngo iki? Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira ku bituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. So umubavu uhumura neza, Kristo niyo mubavu uhumura neza. Ibikorwa byacu twakoze tubibashishijwe n'umwuka wera, kugira ngo bizamuke bigere ku Mana, binyure Imana, nuko byongerwaho igitambo cya Kristo, byongerwaho Kristo. Hano iyo tuvuze igitambo cya Kristo ni gukiranuka kwe ndetse n'amaraso ye. Twongere tubisubiremo, gukiranuka kwa Yesu n'amaraso ye nibyo bituma dukizwa, nibyo bidukiza, kuko amaraso ye ashobora gutuma tubabarirwa ibyaha, yego, ariko gukiranuka kwe ni ingenzi kugira ngo tubashe noneho guhabwa amahirwe yo kubana n'abera, yo kujya mu ijuru. Kuko kujya mu ijuru kondisiyo ni imwe gusa, nuko tuba turi abakiranutsi, kandi kugira ngo tube abakiranutsi binyuze mu mirimo yacu bwite, ntabwo gukiranuka kwacu kwanyura Imana. Abona nubwo twaba twadukoze twagukoranye kwizera, tubishobojwe n'umwuka wera, ntibishobora kunyura Imana, kubera ko
biba byanyuze mu mibiri yanduye. Iyi mibiri yacu icyaha cyayigiyemo cyarayanduje. Cyarayanduje, ni nayo mpamvu izahindurwa mishya igihe cyo kuzuka. Ntabwo imibiri twambaye ariyo tuzajyana mu ijuru, kuko icyaha cyamaze kuyanduza, kandi nta bundi buryo bwashoboka ko ihinduka ikongera igasubirana ubutaraga yahoranye, uretse guhindurwa gusa ikagirwa mishya. Niyo mpamvu byose ni ubuntu, kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ni ubuntu. Ahantu bibera n'ubuntu ni uko ya mirimo imwe niyo twakoranye kwizera tubishobojwe n'umwuka wera, yarangiza kugira ngo yemerwe n'Imana bigasaba ko hongerwaho gukiranuka n'amaraso ya Yesu. Iyo ngiyo tuzayihemberwa. Icyo nakubaza aha ngaha, tuzayihemberwa utarakomeza yenda urahita umbaza. Iyo mirimo tuzayihemberwa mu by'ukuri nabyo ni ubuntu bw'Imana kuyihemberwa, kuko Imana itongeye gukiranuka k'umwana wayo n'amaraso ye, iyo mirimo ntiyakwemerwa. Yego, bivuze ngo ntiyuzuye kuko amaso y'Imana ngo yanyura Imana. Ariko kugira ngo nanone Imana ikomeze kukwereka ubuntu bwayo, yateganyije amaraso yayo, iteganya no gukiranuka kw'amaraso y'umwana wayo, iteganya no gukiranuka kwe, kugira ngo ibyo byongerwa kuri iyo mirimo twakoze, bityo izabona uko iduhembera. Ikibazo wari ugiye kubaza? Ikibazo nari ndi kwibaza aha ngaha ni kuri ayo masengesho nyine yiswe ngo amasengesho y'abera. Ese amasengesho yose yakirwa kimwe ku buryo yose ashyirwaho umubavu, cyangwa hari amasengesho, hari ibisabwa kugira ngo isengesho ryongerwemo? Birumvikana, isengesho ry'umukiranutsi niryo rizamuka. Umukiranutsi tuvuga rero ni uwuhe? Si n'isengesho n'ibindi bikorwa byose. Umukiranutsi tuvuga nyine ni wa wundi wizera, wa wundi uyobowe n'umwuka w'Imana, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Bivuze ngo hari ushobora gusenga cyane, hari abantu basenga bagasaba ibyo badashobora kwemererwa, kuko nabo hari izindi kondisiyo batujuje. Kuko amasengesho kugira ngo yumvirwe ni uko hari kondisiyo ugomba kuba wujuje. Rero dufate urugero, ubuse ushobora gusaba Imana ngo nimbabarire kandi utigeze wihana. Nose ushobora kuziringira ko Imana izakubabarira utigeze wihana. Noneho burya mbere yo gusenga hari banza gukorwa cyane. Iyo gusenga Imana ukwiye kubanza ukagira ibyo ushyira ku murongo, kuko rega wibuke nta handi Yesu yigeze kubwira abigishwa be ko nuramuka ugiye gusenga ukagera mu nzira ugakubitana, ukibuka yuko hari mwene se mufite icyo mupfa, subirayo ugende umurebe, wowe nawe mwikiranire. None ubwo uzazana ituro ryawe bandikabira gute ikaryakira, bitewe n'icyo usaba. Icyo usaba kugira ngo cyumvirwe, hari kondisiyo zigomba kuba kuri buri kintu. By'umwihariko ikintu tugomba gusaba Imana twiteguye yuko idashobora kudusubiza inyuma, imbabazi z'ibyaha. Igihe cyose nabwo twihannye, sibyo? Igihe twihannye gusaba Imana imbabazi, tugomba kwiringira kwiziduha nta kabuza. Reka iyi nsanganyamatsiko nabone nayo turi kureba ko uwo muntu w'umunyabyaha ukeneye imbabazi z'Imana. Nicyo ndi kwibaza, amasengesho yabo yose niko yakakirwa, cyangwa hari ibigenderwaho? Aribyo wari utangiye kuvuga ngo birasaba kubanza kwihana. Ese umuntu biterwa n'icyo umuntu yihana nako asengera. Rega dusenga dusaba byinshi, uri kumva? Biterwa n'icyo uri gusaba. Wowe icyo uri kumbwira waba uri gusaba ubwo ni iki? Ubwo ni imbabazi z'Imana. Niba ugiye gusaba imbabazi z'Imana rero utihannye ntizishoboka, utigeze watura ntibishoboka, utigeze wegurira Imana umutima wawe ntibishoboka. Utigeze wibuke ko witegereza Yesu akaguha kwihana, akakuyobora mu kwatura, akakuyobora mu kwegurira Imana umutima wawe wose. Ibyo bitabanje ntushobora gusenga ngo usabe imbabazi uzibone, ntabwo byakunda. Abantu rero barasabwa kumenya neza izi ntambwe zose. Ye cyane, bagomba kubimenya kandi bakabishyira mu bikorwa. Birakomeye. Ubwo ariko gusa nyine urajya ukomeza kudusobanurira, kuko izi ntambwe hari aho bihurira n'ubuntu. Nyine nabonye hari aho bihurira kugira ngo umuntu agire izi ntambwe. Imana izituyoboramo mu buntu bwayo, tugakoresha ubushake bwacu Imana yaduhaye. Hano rero twakomeje no kuvuga ubuntu, ariko ubundi iyo turi kuvuga ubuntu ni ukuvuga ngo abantu bari gusobanukirwa n'ibyo ari byo.
turimo turabivuga ni ngo hari iby'Imana iyo idukorera kandi nta kiguzi twayihaye. Icya mbere Imana yateguye igitambo, muri make yateguye umuti w'icyaha, nta ruhare na ruto tugize. Ibyo twatangiye tuvuga sibyo, imaze kuwutegura iragenda iwushyira hariya, irangije nta ruhare umuntu abigizemo, itoranya, ishyiraho ijambo ry'Imana, ifata umwuka wera, itoranya n'ababwirizabutumwa, iboherereza kujya kubwiriza umuntu, yego, imumenyesha iby'indwara arwaye n'aho ashobora kwikirira, yego, muri make imumenyesha ko umutari Yesu. Wa muntu araza aza kureba muganga, sibyo, aje kureba muganga ari we Yesu, muganga aramusuzuma, ntiyamuca amafaranga, muri make amusobanurira iby'icyaha n'ingaruka zacyo, ndetse muri we amuteramo urwango rwacyo, ndetse no kukizinukwa no kwitandukanya nacyo mu ntekerezo ze, ariko nta kiguzi atanze, ngo iby'ubuntu. Twibuke ko ibyo ngibyo Yesu abikoresha umwuka wera n'ijambo rye. Uri kumva? Ibyo ngibyo byitwa ubuntu, uvuga ngo Imana iduhaye ibyo dukeneye kandi nta kiguzi tugize dutanze. Irangije iragumya nadusobanurira, yewe twereka ko tugomba kwatura, itwereka ko tugomba kwegura Imana imitima yacu, itwereka muri make, ituyobora inzira tugomba kunyuramo, nabyo nta kiguzi dutanze. Ntacyo. Twebwe icyo dusabwa ni ukunyura muri iyo nzira Imana itwereka, sibyo? Yewe tumaze no kwizera wa muti n'ubundi ari we Yesu nyirizina, sibyo, nawo uraza. Uri kumva? Turawuhabwa kandi tuwuhabwa nta kiguzi dutanze. Biri kumvikana? Turutanga nta kiguzi namba. N'uyu munsi na nyuma y'uko duhawe uwo muti wo kunywa, dukomeza kunywa binyuze mu kwezwa, sibyo, tugahabwa ubushobozi bwo gukomeza amategeko y'Imana, twarangiza kuyakomeza kugira ngo imirimo yacu yemerwe imbere y'Imana, tubashe kujya mu ijuru, n'ubundi wa muti w'amaraso no gukiranuka kwa Yesu bikongera bigasukwa kuri ya mirimo yacu. Uri kumva? Mu make byose ni iki? Byose ni ubuntu. Nta kintu na kimwe gituruka mu bubasha bwacu. Muri make twebwe nta kintu twifitemo cyatuma Imana idukunda, ahubwo byose ibiduha ku buntu, ariko ntibiduha ku ngufu. Nicyo gituma ituyobora inzira twakwemera kuyinyuramo, ibyo yateguye ikabiduha. Ariko iyo tubyanze ntabwo Imana yabiduha ku ngufu. Nahanjye, nahawe, naha buri wese kugira ngo yemere kuyoboka inzira Imana imwereka. Hari amagambo ari hano mu Migani, ibice 3, kuva ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 8. Haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Imana idufashe kugira ngo twumvire aya magambo y'uyu munyamigani. Umurongo wa 7 haravuga, ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uva mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Hano ku murongo wa 5 wa 6 havuze ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza kuki? Ku buhanga bwawe. Yandi magambo dukwiye kugira ngo twiringire ko Imana isobanukiwe neza n'icyo umuntu akeneye, kandi icyo umuntu akeneye tuzagisanga mu byanditswe byera. Ntawe ukwiye kuturindagiza ngo tujyane mu bindi, yego, sibyo? Niyo mpamvu nsoza ndagira ngo mbahamagarire mwese gusenga isengesho ry'umunyazaburi riri muri Zaburi 139. Havuga ngo iki? Muri Zaburi 139 umurongo wa 23 n'umurongo wa 24 hari isengesho ryiza cyane, ngira ngo buri wese udukurikiye nawe ajya risenga, ko nanjye ubwo narabibonye numva rero ndarikunze, kandi numva rimpaye koko kwiga guca bugufi imbere y'Imana. Riravuga ngo Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibindimo, ushorere mu nzira y'iteka ryose. Imana idufashe kugira ngo irisengesho
tujye turisenga ariko twiteguye no kuryumvira. Dusaba Imana kugira ngo dushorere mu nzira y'iteka ryose natwe tuyumvire. Kandi ibyari bikenewe byose kugira ngo umuntu abashe kubona ubugingo buhoraho, Imana yarabiteguye ibishyira hariya. Yego. Ni ahacu ho kumvira uwo murongo, ni ahacu ho kugendera mu byo Imana idusaba, ubundi nayo ikaduha ibyo yaduteguriye ku buntu bwayo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Ni ikigaragara ko rero umuntu ahubwo ibintu byose Imana ibyikorera, ahubwo umuntu aba asabwa kuyiringira gusa cyane, umuntu kwizera gusa. Oya, nanone iyo uvuze ngo ibintu byose irabyikorera, aho ngaho urimo gutera urujijo abadukurikira. Hari ibyo Imana ikora yateguye kugira ngo umuntu abashe kubona ubugingo buhoraho, biri hariya. Icyo twe dusabwa ni ugukoresha ubushake bwacu twahawe kugira ngo noneho ya nzira Imana yaduteganyirije tuyinyuremo, kuko nitutayinyuramo ntituzigera tugira amahirwe ku byo Imana yaduteganyirije bigomba kudukiza. Yego. Ariko se kuki iryo somo usorejeho hari rinatanga ibyiringiro, mbega rikubuza umunyabyaha kwishingikiriza ku bwenge bwe. Mu yandi magambo ni ukugendera mu by'Imana. Ntabwo bivuze ko agomba kuba ikigoryi, oya, nanone ahubwo bivuze ko agomba kurekera kwishingikiriza ku bwenge bwe, ahubwo akishingikiriza ku bw'Imana, ku bw'Imana yarangiza akabyumvira, yego, akabiyoboka. Kuko Imana rega niho hantu, kubera ko hari tuba twarakuriye muri za sisiteme zisa nkaho akenshi zituyobora mu nzira tugomba kunyuramo tutabanje natwe kugiramo amahitamo. Niyo mpamvu bitugora kumvira Imana, kumenya ko tugomba kubana n'Imana, tukibwira yuko Imana izahora iduteraho ikiboko. Imana iratubwira, twe tugakoresha imbaraga z'umubiri, z'ubwenge, z'ibitekerezo Imana yaduhaye kugira ngo tugendere mu murongo yatweretse. Ubundi nayo ikaba yateguye ibintu byose bigomba kudufasha muri iyo nzira. Niyo mpamvu hano muri Petero wa kabiri igice cya mbere turahera ku murongo wa kabiri kubera tugeze ku murongo wa kane hari amagambo avuga ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'Umana zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Babyumvise? Imbaraga z'Imana zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kugira gute? No kubaha Imana. Bivuze ngo birahari byose byatubashisha kubona ubugingo ndetse no kubaha Imana. Ibyo Imana yagize gute? Yarabiteguye. Tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Urumva ibyo ngibyo byo ku Imana yatugabiye ibyo bintu byose bikenewe kugira ngo tubashe kubona ubugingo no kubaha Imana, nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye, yego cyane, kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana. Mvuga ngo hari ibintu Imana yateguye bituma tubasha gufatanya na kamere y'Imana, bishyira hariya, sibyo? Imana yateguye umwuka wera, Imana yateguye ijambo ry'Imana, Imana yateguye abwiriza ubutumwa bwiza, Imana yateguye amaraso ya Yesu, Imana yateguye umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu, kugira ngo ibyo byose bidufashe. Imana yateguye ibintu byinshi bitandukanye, byinshi, guterana kwera, umubatizo, gusabana kwa Kristo n'ibindi ibishyira hariya kugira ngo bidufashe gufatanya na kamere y'ubumana. Nahanjye nahawe kugira ngo ibyo bintu tubiyoboke, tubyumvire, kandi nituramuka tubyumviye nta kabuza Imana izabana natwe, kandi ku iherezo izanaducungura. Amen. Imana ibidufashemo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwene data munyemerere tumushimire ko ibirushijeho gusobanuka cyane, ikigendanye n'ubuntu n'ukuntu benshi tutanabyumvaga kimwe, ngira ngo ahanini byinshi wabinyuzemo muri detaye, mbega mu magambo arambuye. Ngira ngo dukeneye komantere zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu twumve namwe niba dukomeje kubyumva kimwe. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, munyemerere nsabe mwene data nk'uko twatangiye dusenga adusoreze mu isengesho.
Data mwiza, tugushimiye ubuntu bwawe butangaje bwatuteguriye ibyo dukeneye byose kugira ngo tubashe kubona ubugingo no kubaha ibyo biherwa icyubahiro. Amen. Turagusaba kugira ngo udukomeze kuturinda, ukomeze kutuba hafi kugira ngo tubashe gukoresha ubushake bwacu, twumvire kandi tunyure mu nzira waduteguriye, bityo tuzabashe gusanganira umwana wawe ubwo azaba agarutse. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabye. Amen. Amen.